Aduh bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Aduh bobo. Wamemukiye ubu ngubu naringiye gutuma nivumbura ngo nigendere mwihorere. Shirifata ko ngukunda basi mbabara nabona bikoze mbishaka nanjye byatewe n'imvura. Ubwo je rero hari cyo nshaka kukubwira kandi mbabara icyo kintu ngiye kukubwira. Shirikimbwira ko nyicisha amatsiko. Ndumva kineye ubwoba rwose ngewe ndumva kineye ubwoba. Nyicisha amatsiko ambwira. Umbona se akazi mbona kakomereye nabira. Akazi nyine nibyo ngomba gukora kuko ubu ngubu ndimo nditegura umugeni. Ako se shamutse nkaho witegura umugeni biti biciye mu zihenze. Siko nta makuru ufite. Wowe witegura umugeni. None se utekereza ko nari kuzakomeza nka umuhungu nanjye ngomba kurongora nka umugabo sha. Ni ijambo rikomeye. Warimbwiye se. Ndetse unizeye ko ninyikubwira ubu cyakire neza. Cyakire. Ngenda gukunze. Shiro nanjye ndagukunda. Ngewe ahubwo ubu ngubu no kuvuga ngo kuva nakamara kumenya yuko ngiye kurongora naratangiye merara hose hariya mu gikari ndamanuka ngenda nkora isuku mu rugo hose nkora isuku ndatambika ntara hirya ubu no kuvuga ngo hano hose ngomba kuhabyemura umugeni akazasanga hameze neza. Nenda muntu so kugira ko kana iyo nama yende umuntu ayikugira yimukugiye ahubwo mbaza ngo uwo mugeni ugiye kurongora ninde se shiro ubundi yakangukira waje tukigira mu cyuno Yesu ibintu byo kujya mu nzu aka kanya tube tubyihoreye. Sheri reka nkubwire amara ushakaza tukigira mu nzu. Oya mu nzu ntago hakoze nta suku irimo ibintu byure bijagaraye mu nzu rwose. Ibintu byo kujya mu nzu tube tubyihoreye. Kuko nimba nta suku irimo nkunda we nkunda isuku cyangwa nkunda we. Oya Sheri reka nkubwire urabizi ndagukunda sibyo kandi nawe mbwiye ko nkunda. Ibintu byo kuta tujya mu nzu nonaha sibyo reka tube tubyihoreye ahubwo ubutaha nugaruka kunsura tuzajya mu nzu ushaka tujye no mu cyumba. Hari ikibazo? Agira inkuru rero ninde muntu wakubwiye iyo nama uza n'uwo mugeni ubona amasuku urugo rwose bona wadenduye kabisa bagira ngo uri umukobwa uko ugize nawe ahubwo ngewe bitewe n'ukuntu numvaga nari maze igihe kirekire naravuga ati nibura nimbona umugeni nzatamuzana ahubwo mbaza ngo uwo mugeni ni uwuhe. Uramuzi se? Hari abatari b'abakobwa binaha ngaha nzi umva kuko aba yari uwinaha ngaha wenda ba umva nye hari hakurya mu gikombe bakavuga hari ujya kubigikara ariko atari igikara cyane muto kandi uringaniye uwo ni we na Teresa ngo bamwita erega izina rye ngunda kuryibagirwa bamwita ni Kariza. Kariza ndamubona niwe ngiye gushyira mu mago rwose ubu ngubu narashyushye ndenda gutokombera. ahubwo wowe ikintu uri gusabwa urumva urasabwa gushaka ikote ryiza ubundi tukabikora fresh. None se nakubona gufasha gusuku hano kagira vuba noneho akazaza nyine abona ku rugo utarimo intuze rwose ari neza muko yarega buriya kose utari warabimbwiye subira ukabone binteguje agiye kuza
Rero warabimbwiye ukaba ubimbwiye agiye kuza urumva biri bugende. amahirwe ndakubona uzi ko ubu ngubu narinje wanyu kukureba. Mbwira nari bino n'ubwo nabyo. Urabona wa mukobwa nakubwira ko dukundana w'inshuti yanjye. Wa wundi wakurya wakayobe karinganiye utarigeze witukuza. Kariza. Apa Kariza wo hepfa? Ndamuzi, ndamwumva. Ndamubwira uti ikirungo wahamagariye njyewe ndagukunda. Nimara kumubwira ngo ndagukunda ntago yigize azuyaza. Yahise ambwira uti sheri nanjye ndagukunda. Ariko akimara kumbwira gutyo, akimara kunsubiza ngo nanjye ndagukunda, sha mu mwanya wanjye nahise ngo mukana cyangwa shani ndaya aricuruza. Ndakubwiza ukuri ibyo ngibyo njye ntago ndi no kwitekereza rwose. Niyo mpamvu ngewe nari mvuze ati reka nze nkurebe mu rugo ungira inama. Ku bw'amahirwe dukubita nawe uri kumanuka. Mu mwanya wanjye ngira inama byifate muntu. Ariko hagati aho ntabwo story irangije neza. Muri mu rugo mwaganiriye ku biki? Yewe ukiri aho ngaho tukiri kuganira mu gakanzu keza ari yambaye k'umutuku, umwana w'umukobwa yasambwira uti Karavera tse tukajya mu nzu tukaganira mu nzu. Ndangije nabwira ati rero sheri urabizi ndagukunda, ibintu byo kujya mu nzu reka tubyihorere. Mu nzu none ameze neza harimo akavuyo tube tubyihorere. Geza horeka ayo mangambure nuko nakumvisha. Fatihe n'igihe beba. Narakwiza nirangizira muri ibyo byose byabaye byarangiye. Ahubwo ngiye ikintu ushaka inshuti yanjye uwo mukobwa kuko njye ndamukunda. Ese we kuko umubyeyi ambwe arankunda koko fatireho cyangwa ni bya bindi byabo? Bundi nuko uri umusaza nakakubwiye ko imboga zibona abana. Bano ugende. Shari nyine reka mbacire mbabwire. Oya, yewe. Irwana nyambabwire. No kurwana turaza kurwana. Turarwana. Kuko njye ntabwo ndi mu byumba. Wewe mwihorere ntabwo ndi mu byumba. Ufite imbaraga zo kurwana. Lalu bobo wajib pagi dah tu. Lalu bobo